hanyuma inzererezi irangwa n'ibintu bibiri. Icyambere, aho yiriwe siho irara kandi aho yaraye siho yirirwa. Ibyo ni ibiranga inzererezi. Hanyuma rero niba Satani ari inzererezi akazererera iwawe, ntazagutera ubwoba, ntabwo azahatinda, kuko inzererezi ntabwo itinda aho yazerereye. Ntibigutangaze ko wava hano wa musizi wawe wataha ugasanga yagiye. Nagira ngo muhumurize abarokore, mbabwire ngo nimuhumure, nubwo Satani aturwanya nta menyo agira. Kandi ngo ubwije ukuri, iyo aza kuba afite amenyo aba yaraturangije. Ahubwo umugisha dufite ni uko ajya kuruma akarumisha ibihanga. Rero iyo umwana arumishije ibihanga nyina arababara ariko ntiyakomereka. Turashima Imana ko Satani aturuma ariko gutukomeretsa byaramunaniye, kuko amenyo Yesu yarayakuye. Mutegereje ngo ndasimbuka? Ntabwo ngeneye ko nsimbuka, kubera ko n'ubundi arige dusimbuka tugatahana gusimbuka. Ngize umugisha mwareka gufashwa ahubwo mugafata. Kasubiremo iri jambo ndarisubiramo. Iyo Imana itakwizera igutabara mbere y'abandi. Hari igihe umuntu asubizwa agatabarwa mbere y'abandi, yarangira no mu mashimwe ye akajya ashiramo kubwirasi n'ubwibone, akajya avuga ati bene da narasenze. Kumbi ntabwo Imana yamutabaye kubera ko yasenze, ahubwo Imana yamutabaye kubera ko itamwizera. Wowe ufite abana babiri, umwana umwe ari inkubaganyi undi yitonda, wasiga ugaburiye nde? Wasiga ugaburiye inkubaganyi kugira ngo wizere umutekano w'ibyawe. Abantu bicaye hano bataratabarwa bihangane, ntabwo ari uko Imana ibanga, ahubwo Imana irabizera. Noneho uraza kumbaza ngo none abantu bizera, Imana yizera, nico gihano twahawe. Reka namwe mbashakira igisubizo cyiza. Kugira ngo iyi pasiparume iri hano hanze igere ku rwego ibura, bisaba yuko izuba riva amezi 3 ridahagaze. Ariko kugira ngo iyi pasiparume igaruke bisaba imvura y'umunsi umwe. Niyo mpamvu Imana yemereye Satani kugerageza Yobu. Nuko ibintu Satani yajyanye mu myaka 10 Imana ibigarura umunsi umwe. Mu yandi magambo, ugutemye hari igihe yibwira ko akurangije, ariko aguhaye umugisha wo kugera aho utari kuzagera. Inzu ya mbere natuyemo mu mujyi wa Kigali yanjye bwite, yari inzu itagira icyumba, itagira saro, ubwo yitwa chamburete. Iyo nzu nayibanyemo n'umugore n'abana 3. Iyo nzu yari isakajwe amabati, twaguze abantu basenye igikoni kubera gusaza, twe tujya kugura amabati y'igikoni, aba ariyo dusakaza icyitwa inzu yacu. Hanyuma ni inzu twubatse, akagari ndi kahagera, umurenge ndi wahagera, isibo ndi yahagera, n'abanyerondo ndi bahagera. Muri iyo nzu twiciyemo inzoka zirenga 8. Cyakora umugisha nagize muri izo nzoka nta nimwe nishe, ni umugore wanjye wazicaga, kuko ngewe ntinya inzoka. Twabaga tujyamye ngumva ikintu kiri kunyuraho gikonje, ngamubwira ndi madamu torosha witonze. Yatorosha tugasanga n'inzoka, ngaba nasimbutse ndi sheri yice. Akarwana nayo mbagaze hanze, yamara kwica akambwira ati sheri nayishe ngwino uryamye. Ngamubwira ndoya ntibanze isohore mbanze nyirebe. Imana irareba, ibona ko umugore wanjye azasuzugura, irangije iramuhima. Imuha imbaraga zo kwica inzoka, ariko imwima amavuta. Hanyuma nanjye inyambura imbaraga zo kwica inzoka, ariko impa amavuta. Iyo ari ku kazi hakaba intambara, Satani yahagurutse ahita ampamagara ati sheri haguruka ukubita abadayimoni bahagurutse ngabahonda. Nanjye inzoka yaza ndi sheri honda inzoka. Aha, anyicira inzoka nanjye ngica abadayimoni. Ni kimwe kuri kimwe. Niyo mpamvu uwo muntu kwicaye iruhande ujye umwubaha uko byagenda kose, hari icyo akurusha.
kuko ngiye bantije impeta. Pastor avuze ati umugeni naza n'impeta, ndamwe ni nta mpeta afite. Abaza mushumba ati none aha tuhasimbuke. Umushumba toya ati wambaye impeta nadutize. Bakuramo impeta barantiza. Nge nambitse umugore wanjye impeta y'intizanye. Ndi kubabwira ngo haracyariho ibyiringi. Anyine hari igihe umuntu abivuga mukagira ngo nubwibone, mba ndi kubivuga kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Umuntu batije impeta asezerana, asigaye ahaguruka akajya mu ndege atazi ngo yishyuwe nande, akarara muri hoteli atazi ngo irishurwa nande. Hanyuma aho ngaho aho mahoko niho haba perezida wa korari wankuriyemo n'iforome mu rusengero. Nyuma ku bantu bahageze narangije kwivuga. Nitwa Niyonsenga Ev.Rene, sengera mu itorero rya Karukungu, paruwasi ya Remera. Mfite umugisha wo kugira umugore dufitanye abana 4. Twahawe umugisha wo kugira abakobwa 2 n'abahungu 2. Ndabishimira Imana. Hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Turasoma igice cya 14, turahera ku murongo wa 7. Gitabo cya Yobu, igice cya 14, umurongo wa 7. Reka abahageze dufatanye gusoma. Haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Munyemerere kubw'imbabazi z'Imana dusubiremo iri jambo. Haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana y'amahoro ibishimirwe. Amagambo dusomye amagambo yavuzwe na Yobu. Hanyuma kimwe mu bitabo byoroshye kwigishaho ni igitabo kivuga ku nguru za Yobu. Cyane ko impamvu abantu babyumva cyane nuko byibuze 80% y'ababa bari mu materaniro abari bashiki ba Yobu, abari barumunabe, kubera ubuzima twagiye duhura nabyo, bituma rero abantu babyumva cyane. Hanyuma ariko ndashaka mvuge kuri uyu mugabo Yobu akanya gato. Yesu ashimwe. Uyu ni umwe mu bagabo bemeje Satani. Yarakiranutse agera ku rwego Satani nawe yemera ko Yobu akiranuka, ndetse n'Imana bwayo nayo irabyemera. Cya kabiri kiranga uyu mugabo nuko yakoze ibintu bisa naho bidashobokera abantu mu gihe ngiki. Bibiliya iravuga ngo yari umukire, ngo ariko kandi yari umukiranutse. Yesu ashimwe. Iri jambo mvuze mushobora kwibwira ko ryoroshye ariko rirakomeye. Yari umukire ariko kandi yari umukiranutse. Ibi bintu kubihuza muri iki gihe biragoye, kubera ko 80% y'ibyaha bikorerwa mu isi ni ibyaha biterwa n'umurengwe. Niyo mpamvu bigoye ko umuntu akiranuka ari umukire. Bakire biragoye ko bakiranuka kubera ko bagira ibyaha bibahiga, ariko kandi ibyo byaha bikaba bizanywe n'umurengwe. Yesu atugirire neza. Ubu hari abantu batakibona umwanya wo kuza mu materaniro nk'aya yo mu mibyizi, kuko babona ari ibintu bitagira icyerekezo.
ariko batarakira bataratabarwa bayazindukiragamo. Ubu ngubu bararyamye ntibakeneye ibintu bibatera stress. Abantu bazindukaga mu materaniro basigaye bakererwa kubera ko bari gukoropa inzu z'amakaro Imana yabahaye. Bataragira inzu z'amakaro barazindukaga n'ibyaha by'umurengwe gusa. Ariko Yobu we ngo yabashije gukira ariko yongeraho no guki. Imana ibishimirwe. Hanyuma kamvuge kuri uyu mugabo umunsi umwe ngo abana b'Imana bari barimo bashengerera Uwiteka, hanyuma ngo Satani nawe abazamo. Ibyo byo ntabwo ari igitangaza kuko no mu bundi hagati mu bana b'Imana na Satani barimo kugira ngo ashaka uwagerageza. Hanyuma Imana yitegereje mu bana b'Imana ibonamo na Satani. Imana ibaza Satani iramubaza ngo uvuye he? Yesu ashimwe. Reka nsobanura aka kantu. Umugisha dufite nuko Satani yavuze. Ubundi mu mahame iyo uhanganye n'umuntu akavuga uba wamutsinze. Ibanga ryo gutsinda no guhangana ucecetse, kuko mu magambo y'umwanzi wawe niho hahisha intsinzi yawe. Ugize umugisha umwanzi wawe akavuga, itegure kumutsinda. Yesu ashimwe. Kuko iyo Satani atavuga hari ibintu tutagombaga kumenya. Imana yabajije Satani ngo uvuye. Satani aravuga ngo mvuye mu isi kuyitambagira no kuyizereramo. Duhita tumenya ko Satani udutesha umutwe iminsi yose atagira hatuye. Ni inzererezi. Hanyuma inzererezi irangwa n'ibintu bibiri. Icyambere, aho yiriwe siho irara, kandi aho yaraye siho yirirwa. Ibyo ni ibiranga inzererezi. Hanyuma rero niba Satani ari inzererezi akazererera iwawe, ntazagutera ubwoba, ntabwo azahatinda, kuko inzererezi ntabwo itinda aho yazerereye. Murakoze kunyumva. Ntibigutangaze ko wava hano wa musizi wawe wataha ugasanga yagiye, kuko ntabwo yashobora kuguma ahantu hamwe. Imana ibishimirwe. Iki gitabo ndagikunda cyane. Iki gitabo ndagikunda, hari impamvu ngikunda. Ni kimwe mu bitabo byerekana intege nke za Satani. Ubundi iki gitabo wagisomye neza wamenya ko Satani nta mbaraga na ngeya afite. Yesu ashimwe. Hari ijambo nigeze soma rivuga ngo ubutunzi yabumize bunguri, ngo ariko azaburuka, ngo Uwiteka ngo azabuhubuza mu nda ye. Namenye ko Satani uturwanya igitondo n'ikigoroba atagira amenyo. Kanongere mvuge ngo Imana ishimwe ko Satani atagira amenyo. Nagira ngo muhumurize abarokore, mbabwire ngo nimuhumure, nubwo Satani aturwanya nta menyo agira. Kandi ngo ubwije ukuri, iyo aza kuba afite amenyo aba yaraturangije. Ahubwo umugisha dufite nuko ajya kuruma akarumisha ibihanga. Rero iyo umwana arumishije ibihanga nyina arababara ariko ntiyakomereka. Turashima Imana ko Satani aturuma ariko kutukomeretsa byaramunaniye, kuko amenyo Yesu yarayakuye. Hanyuma icya kabiri, umuntu wese umiriraho ababiterwa nuko atagira amenyo. Hanyuma ijambo ryavuze ngo ubutunzi yabumize. Bivuga ngo niba yarabumize bunguri ntabwo afite amenyo yo guhekenya. Hanyuma ikindi iyo kimizwe bunguri uko cyamanutse niko kigenda. Bisobanura ngo nubwo uyu munsi utabibona kuko Satani yabimize, ariko ahantu biri biracyafite ubuziranenge, kuko ntabwo yabikanjakanje. Imana ishimwe.
hanyuma rero Bibiliya avuze ngo ibyo bintu Satani yamize ngo Uwiteka azabimurutsa. Hanyuma kuruka ni igikorwa kibanzirizwa no kugira iseseme, kandi iseseme ituruka ku mpamvu y'uko umuntu yari yibindi igifu cye kitamenyereye. Dore impamvu Satani agiye kuruka. Yakoze ikosa amira iby'abanyamugisha kandi wari umunyamuvumo. Hanyuma umugisha n'umuvumo ntago byahurira mu ndimwe ngo bizabane. Niyo mpamvu byamuguye nabi. Ariko ndafashijwe koko. Mutegereje ngo ndasimbuka. Ntabwo ngeneye ko nsimbuka kubera ko n'ubundi arige dusimbuka tugatahana gusimbuka. Ngize umugisha mwareka gufashwa ahubwo mugafata. Murakoze kunyumva. Aha. Hanyuma rero iyo umuntu afite iseseme akeneye kuruka kubera ko Satani ari umugome, yanga kuruka ahubwo agaciro. Hanyuma iyo aciye nibwo ubona wakiriye igitangaza ukavuza induru ngo watabawe. Reka ngubwire, jya witonda gutanga amashimwe hataraboneka amashimwe afatika. Kuko Satani iyo aciye ubona ikiraka, kandi Imana ntiyavuze ko azacira, ahubwo yavuze ko azaruka. Murakoze kunyumva. Haleluya. Hanyuma Imana ibaza Satani ngo ese niba wazengurutse mu isi ukayizereramo, waba wigeze ugera mu rugo rw'umugaragu wanjye Yobu ngo urebe uburyo ari umukiranutsi? Satani abwira Imana ngo nahageze, kandi icyo ndashidikanyaho nasanze ari umukiranutsi. Ariko Satani abwira Imana ngo ariko nubwo akiranuka ntabwo ari uko arusha abandi gukiranuka, ahubwo nuko wagiye umugirira neza. Yesu ashimwe. Nuko wagiye ugira ute? Umugirira neza. Imana ibwira Satani ngo ya ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo Yobu anyubaha kubera ko azi uwo ndiwe. Hanyuma Satani abwira Imana ngo noneho niba uvuga ko Yobu akubaha, nyemerera. Ndagira kandi umukumve, nyemerera umbe uburenganzira, ndamburira ukuboko kwanjye kuri Yobu. Imana iremera. Aha. Murahari? Ngiye kuvuga ijambo, ningira umugisha abarokore bararyumva ribaremera ibyiringiro. Waba uri hano warapfishije umugabo, waba uri hano warapfishije umwana, waba uri hano warahombye, waba uri hano byarakuyobeye, nushaka uburara gatatu, ndagira ngo ngubwire ngo nta bubasha Satani yabigizemo. Ahubwo ikintu namenye ngo nuko ikintu cyose kibaye ku muntu nuko Imana icyemera. Na bya bindi mwitirira Satani ngo niwe wabikoze, ni Imana iba yamwemereye. Nta kintu na kimwe Satani yakorera umwana w'umuntu Imana itemeye. Imana ibwira Satani ngo ndabyemeye, ngaho Yobu mugerageze. Ikintu gitangaje n'ukunda Imana yemeye ko Yobu ageragezwa. Nta muhanuzi wabanje kubwira Yobu ngo itegura ugiye kugeragezwa. Ndetse n'iyi Imana ubwayo ntiyigeze ibwira Yobu ngo hagarara neza. Satani namwemereye. Nta jwi, nta muhanuzi. Imana na Satani bakorana gahunda, diru barayipanga, barayemeza. Imana ibwira Satani ngo genda. Ibi bintu byari byarancanze kwibazaho Imana yemerera Satani kwijya kugerageza umukiranutsi wayo. Ariko ngize umugisha, ntabwo ubundo bwo kumenya impamvu yabyo. Ngiye kuvuga ibintu bibiri byatumye Imana yemerera Satani kugerageza Yobu. Icyambere, mu nzu y'Imana habamwe abantu babiri. Uku twicaye aha turi babiri.
uyu muryango w'urusengero umuntu wese wawinjiyemo yawinjijwemo nuko yizeye Imana ko yamutabara, yawinjijwemo nuko yizeye ko Imana ishobora byose. Mu yandi magambo, umuntu winjiye aha wese yinjijwe nuko yizera. Hanyuma igitangaje rero, buri muntu wese wicaye aha ntabwo bisobanura ko nawe Imana imwizera. Murakoze kunyumva. Kuba wizera Imana ntibisobanura ko Imana nayo ikwizera. Nabo bantu babiri baba mu rusengero, habamo abantu bizera Imana, hakabamo n'abantu Imana yizera. Niyo mpamvu kubwiriza neza, gusirimba cyane, gutera haleluya z'umurambararo ntabwo ari byo bigaragaza ko Imana ikwizera. Kuko ushobora gusirimba Imana ikakureba ikavuga ngo wasirimba utasirimba wowe ndakuzi. Bibiliya avuga ngo nuko Yesu akora ibitangaza byinshi ngo abantu bo mu Bayuda baramwizera, ngo ariko we ntiyabizera ngo kuko yarazi bibarimo. Ushobora kwizera Imana yo ntikwizere. Murakoze kunyumva. Yego. Hanyuma rero dore ikintu gitangaje, iyo Imana itakwizera igutabara mbere y'abandi. Kasubiremo iri jambo ndarisubiramo, iyo Imana itakwizera igutabara mbere y'abandi. Hari igihe umuntu asubizwa agatabarwa mbere y'abandi, yarangira no mu mashimwe ye akajya ashiramo kubwirasi n'ubwibone, akajya avuga ati bene da narasenze. Kumbi ntabwo Imana yamutabaye kubera ko yasenze, ahubwo Imana yamutabaye kubera ko itamwizera. Ningira umugisha muranyumva. Wowe ufite abana babiri, umwana umwe ari inkubaganyi undi yitonda, wasiga ugaburiye nde? Wasiga ugaburiye inkubaganyi kugira ngo wizere umutekano w'ibyawe. Bibiliya avuga ngo nuko Yesu atoranya abigishwa be. Mu bigishwa ba Yesu yatoranije abigishwa 12. Arangije mu bigishwa be ashiramo n'uwitwa Yuda. Yesu arangije ngo afata uruhago rw'amafaranga arubitsa Yuda. Kandi ngo impamvu Yesu yabikije Yuda urwo ruhago, ngo yari abizi ko Yuda ari igisambo. Kuki Yesu yabikije igisambo amafaranga? Icyambere, Yesu yari ari kubaka ministeri yivuga butumwa. Hanyuma aba bantu badafite imbuto nta butumwa. None mu bantu yahamagaye harimo igisambo. Kugira ngo yizere umutekano wa Yuda yamubikije amafaranga. Kugira ngo Yuda atajya kwiba y'abandi ahubwo ajye yiba ya Yesu. Kuko aramutse agiye kwiba y'abandi, Yesu niwe waseba. Yesu atugirire neza. Hanyuma rero uwo muntu ukuri iruhande nubona byaramucanze, umuhumuriza umubwire ngo impamvu byagucanze nuko Yesu akwizera. Rega ndimundebe nawe. Nabivuga mugabona murarakaye. Buriya Yesu hano hari umuntu azi neza, ari umwana w'umukobwa akaba bizi ko yibesha akagira imyaka 25 akiri wabo. Ibyo gutegereza Yesu yabivamo akajya kwishakira umugabo. Ntategereze ko bamushaka bakajya kumwishakira. Yesu arakuzi. Hanyuma rero
abantu bicaye hano bataratabarwa bihangane, ntabwo ari uko Imana ibanga, ahubwo Imana irabizera. Noneho uraza kumbaza ngo none abantu bizera, Imana yizera, nico gihano twahawe. Reka namwe mbashakira igisubizo cyiza. Imodoka ebyiri ziturutse Nyagatare, imwe ari rukururana, indi akaba ari dayihatsu, ariko zose zikoreye ubutabazi. Hanyuma bakagusaba guhitamo imwe, wahitamo iyihe? Ubwo rero ugihisemo rukururana byagusaba kwihanganira n'ikururuka ryayo. Muranyumvishe? Hanyuma ikintu cy'agaciro cyose gitinda mu ruganda. Imodoka yikoreye ibiremereye itinda mu nzira. Iyo uhisemo kutabarwa na dayihatsu ugira amashimwe ya buri kanya, kuko dayihatsu irihuta igasiga rukururana. Ariko iyo rukururana ihageze, dayihatsu ziva mu nzira. Niyo mpamvu uwitwa Penina yarabyaye, arongera arabyara, abonye amaze kugwiza abana atangira gukina ku mubyimba kuri Hana. Ariko ndiyamenya ko nubwo arimo abyara nitwa dayihatsu arimo kwakira, atangira kumwirataho, ntiyamenya ko rukururana ya Hana iri mu nzira. Rukururana ya Hana izisukuma, ariko igihe yahagereye yafashe abana ba Penina irabahigika. Nta zina ry'umwana wa Penina riba muri Bibiliya, ariko izina ry'umwana wa Hana murakoze kunyumva. Bivuga ngo abantu batinze gutabarwa, impamvu mwatinze ni uburemere bw'ibyo Imana igiye kuzana. Murakoze kunyumva kandi. Ubwo igisubizo ndi mukibonye. Impamvu Imana yemeye kugerageza Yobu ikemerera Satani nuko Imana yizeraga Yobu. Iyi Imana ikwizera ntabwo itinya ibigaragaza uhura nabyo. Hari abandi Imana ifitiye amakuru, basonza batasonza ntabwo bayihemukira. Abo rero ntabwo iterwa ubwoba n'ibibazo byabo. Iyi ntambara zibera avuga ati mwe ndabazi ntimwambemukira, igahitamo kujya gutabara bayihemukira kugira ngo izagaruke ku batayihemukira ibazaniye intsinzi uruti yatanze ahandi. Murakoze kunyuma. Icya kabiri tugisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 uhereye ku murongo wa mbere. Hari amagambo yavuzwe na Yesu, yaravuze ngo ndi umuzabibi w'ukuri. Aravuga ngo data ni nyirawuhingira. Aravuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto, ngo data arikuraho, ngo ariko iryera imbuto ngo aryanganya amahage, ngo kurusha ngo ryera imbuto nyinshi. Ningira umugisha muraza kunyumva kuko ndi gucungana n'iriya minota ngo ndaza kwica gahunda. Murahari? Yesu ni igiti, hanyuma twebwe turi amashami. Ngize umugisha mwanyumva. Ndasubiramo, Yesu ni igiti, twebwe turi iki? Hanyuma iyo Yesu yaganiraga n'abantu, yaganiraga n'abashingiye ku buhanga bwabo, ku byo abantu babamo, kugira ngo abantu babashe kumwumva. Niyo mpamvu yagiye avuga ngo ni umwungeri. Avuze ngo ni umwungeri, abungeri baramwumva. Iyo avuze ngo ni ibuye, abubatsi baramwumva.
hanyuma kugira ngo yigishe abantu bamwumve yaravuze ngo we ni igiti twebwe turi. Reka sobanure, niba Yesu ari igiti twe tukaba turi amashami. Ngize ubwisha abantu banyumva. Umva impamvu. Iteka igiti kiba mu butaka, amashami akaba hejuru. Mu yandi magambo, inshingano z'igiti no kuzamura amashami. Ntabwo amashami azamura igiti, ahubwo igiti kizamura amashami. Bivuze iki? Bivuga ngo ni Yesu watuzamuye. Niba turi amashami, ni Yesu watuzamuye. Hanyuma uburebure bw'igiti bungana n'ubujyejuru bw'amashami. Uburebure bw'igiti bungana n'ubujyejuru bw'amashami. Iyo igiti ari kinini kizamura amashami cyane, iyo igiti ari gitoya kigira amashami ari hasi. Hanyuma ubunini bw'ubujyejuru bwawe buzangana na Kristo uri muri wowe. Niba Kristo uri muri wowe ari munini, azagushira hejuru cyane. Murakoze kunyumva. Hanyuma nta na rimwe amashami agaburira igiti, ahubwo igiti kigaburira amashami yacyo. Murakoze kunyumva. Igiti kigaburira iki? None Yesu ni igiti, twe turi iki? Hanyuma ibyo kurya ntabwo ari we ubishaka, ahubwo ni igiti kibishaka. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo uzapfa nabi, bakibagirwa ko atari weho wishakishiriza, ahubwo ari igiti kigushakishiriza. Niyo mpamvu no mu mapfa urarya, ukabaho utagira aho uhinga, utagira aho usarura, utagira aho ukora. Abantu bagategereza ngo uzapfa bagaheba, kubera ko uteye ku giti, igiti kigashakira amashami bityo. Imana ishimwe. Hanyuma reka mvuge akantu, ibindi mbyihorere. Uburyo igiti kigira imizi myinshi, utema umuzi umwe ukibwira ngo igiti urakirangije, indi mizi ikagemura. Niyo mpamvu Yesu afite inzira nyinshi anyuza amatabara abantu be. Ufunga inzira iyi ngiyi, iyindi zigafunguka. Muracyahari? Hanyuma ntushobora gutema ishami ry'igiti utabanje kurira igiti, kubera ko igiti kizamura amashami. Kugira ngo uteme ishami ry'igiti bigusaba kubanza kurira igiti. Hanyuma Yesu ni igiti, twebwe turi iki? Ikintu cyose kizashaka kukurwanya kizagusaba kubanza guca kuri Yesu. Niba uri ishami rya Yesu, uzaza kukurwanya azabanza yurire Yesu. Hanyuma rero sinzi niba Yesu azemerera abagome n'abarozi kumwurira ngo baze bamutemere ishami. Murakoze. Reka mvuge ikintu kirwanya amashami kitanyuze ku giti, nicyo bita umuyaga. Umuyaga utangirira ku giti ugasanga igiti ndikinyeganyega. Iyo umuyaga unaniwe igiti uhimbira ku mashami. Satani arabizi ko atagerageza Yesu ngo amushobore, ahubwo Satani agerageza amashami ya Yesu aribo twebwe. Hanyuma iyo umuyaga uhushya ari mwinshi ugahuha amashami, ishami riri ku giti ariko ridakomeye rivaho. Hari abantu baba kuri Yesu ariko badakomeye kuri we. Abo rero n'amagambo yonyine abavanaho. Kuba ari muri korari batamuhaye mikoro angahagarara imbere, ahita yumva ngo bamusuzuguye akabivamo. Impamvu ni uko adakomeye kuri Yesu. Ariko ishami rikomeye kuri Yesu, umuyaga urahuha ukajyana igiti riya rikajyana n'igiti. Umuyaga ukagaruka, ishami rikabwira igiti ati singuvaho nzi aho wankuye, singuvaho nzi neza yawe. Ngo iyo umuyaga ubonye ishami ritavuye ku giti, ngo umuyaga uhimbira ku mababi. Kandi iyo umuyaga ushaka amababi ntabwo Imana ijya mu rugamba. Muranyumvise? Ndasubiramo iri jambo. Iyo umuyaga ushaka amababi, Imana ntijya mu rugamba rw'amababi.
hanyuma amababi niki, amababi ni inzu yawe, amababi ni imodoka yawe, amababi ni isambu yawe. Iyo ari byo Satani aje ashaka, Imana ntirwana, ibwira Satani ngo byose bitware. Hanyuma ni nako yabwiye Satani ngo Yobu ndamuguhaye, ngo ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Amazu yakoresha icyo ushaka, ibyo utunze byose indogobe n'ibikubitware, ariko ubugingo bwe ndubukoreho. Kubera iki? Ibyo ni amababi. Hanyuma rero iyo umuyaga uhushye amababi ukayavanaho, hasigara igiti gifite amashami ariko kitagira amababi. Iyo igiti gisigaye gifite amashami kitagira amababi, ntabwo batuka amashami, ahubwo batuka igiti. Baravuga ngo iki giti ni bwoko ki, iki giti ni bwoko ki. Aha, kandi ikibazo ni amashami adafite amababi, ariko basuzuguye igiti. Ibyo bituma nyiri igiti agusha imvura. Haleluya. Yagusha imvura, cya giti kigatangira gushibuka, amababi akagaruka. Kugira ngo iyi pasiparume iri hano hanze igere ku rwego ibura, bisaba yuko izuba riva amezi 3 ridahagaze. Ariko kugira ngo iyi pasiparume igaruke bisaba imvura y'umunsi umwe. Niyo mpamvu Imana yemereye Satani kugerageza Yobu. Nuko ibintu Satani yajyanye mu myaka 10, Imana ibigarura umunsi umwe. Murakoze kunyumva. Utwo si utundu tubiri. Aha, Satani agerageza Yobu, abana, indogobe, amafarasi, byose barabitwara. Hanyuma amuteza umugore we, Yobu ahagarara neza. Arangije amuteza inshuti ze, ngo zibonye uko yabaye zihamya ko Yobu ari umunyabyaha, ibi harimo ari ibihano by'Imana. Isi nuko iteye, iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo ndibagishakira mu bigeragezo, ahubwo bumva ari ibihano by'Imana. Hanyuma Yobu arangije afata ijambo aravuga, avugana n'inshuti ze. N'iri jambo nashakaga, aravuga ngo erega hariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa, ariko kizongera gishibuke. Ngiye kuvuga ibintu bitatu. Ngiye kuvuga igiti cyatemwe, mvuge ku batemyi, mvuge ku giti cyashibutse, hanyuma dusenge. Icyitonderwa, ntabwo Yobu yigeze ahakana ko igiti kitatemwa. Yarabyemeye ko gutemwa cyagira gute. Uwo muntu kwicara iruhande mubwire ngo Imana ijya ibyemera kigatemwa. Ari igihe abarokore turwara indwara yitwa umurenge wo mu mwuka, tukata tuvuga ngo Mana ngibi wabyemera. Irabyemera. Yabyemera ko umugabo aguta nta nico mwapfuye, akaguta. Yabyemera ko cyamunariba kandi kaba ku manywa y'ihanga abantu bareba. Ibi byo kwivugisha ngo Mana nginzu bayinsohoramo, nutayishura bazayigusohoramo, Imana ibyemere. Muracyahari rata? Ibyo kuba reka iri hame njyanye ngo Imana yabyemera, muryibagirwe. Imana yagira gute? Yabyemera. Ndetse na Yesu yaravuze ngo data niki kikundekesheje. Imana ati hama hamwe, gahunda n'ugutabara ubwoko bwanjye, irabyemera. Rero Imana ikibyemera. Yobu ndi yahakanye ko Imana yabyemeye. Yaravuze ngo igiti cyatemwe, aravuga ngo ariko kandi hariho ibyiringiro ko icyo giti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Hanyuma icyambere, nta giti kitema. Buri giti cyose kigira abagitema. Bivuze iki? Nawe ibyakubayeho ntabwo ari weho wabyiteye, hari ababikoze nubwo utabazi. Kuko buri giti cyose kigira abagira ute. Hanyuma abantu batema igiti bagitema kubera impamvu. Uretse kutaza bagutemye, ariko ugize umugisha wo kubamenya ukababaza ngo mwampoye iki, bakubwira icyo baguhoye.
kubera ko nta giti na kimwe gitemwa kidafite impamvu gitemwa. Murakoze kunyumva. Icyambere, igiti bagitema bakivanaho kiri kugira ngo bahashire ibindi bashaka. Mu yandi magambo, hano hantu hubatse urusengero hari ibiti, ariko ibyo biti babikuyeho bahashira urusengero. Kubera iki bahashize urusengero? Nuko bari bakeneye aha hantu, hanyuma ikibazo bahakenera ariko hari ibiti. Kugira ngo babone aha hantu byabasabye kuhavana ibyo biti. Mu yandi magambo, ibi biti ahantu byari biri hari heza, hanyuma babitemye bashakaga ibyo biti biri. Ariko mwanyumvishe ibi bivuze iki? Bivuze ko buri muntu wese ukurwanya abashaka kujya huri, kubera ko ihame nta muntu n'umwe wakurwanya ari imbere yawe, ahubwo urwanywa n'ukuri inyuma. Kuko nta wagutunga urutoki ngo akubwire ngo uzambona, ahubwo ugutunga urutoki abavuga ngo uretesha uzambona. Nubona umuntu agutunze urutoki ntuzatindane nawe, uzamenye ko wamuhiseho kera. Murakoze kunyumva. Amen. Amen. Kabiri, abatemyi bategura ibikoresho byo gutema, barangije bakora ikosa. Ushimwe nyakubahwa Yesu. Bafata igiti baragitema, igiti cyitura hasi. Barangije baranezerwa, barashima ko igiti bagitemye, ariko basanga bakoze ikosa. Umva ikosa. Iyo igiti utagitemye gikomeza kubaho, kikaba inganzamarumbu, kigasaza, kikirundura hasi ubwacyo, ubuzima bwacyo bukarangira. Ariko iyo igiti ugitemye ubu gihaye amahirwe cyari cyarabuze. Kubera ko mu giti habitswemo imbaraga zo gushibuka. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo, ugutemye hari igihe yibwira ko akurangije, ariko aguhaye umugisha wo kugera aho utari kuzagera. Inzu ya mbere natuyemo mu mujyi wa Kigali yanjye bwite, yari inzu itagira icyumba, itagira saro, ubwo yitwa chamburete. Iyo nzu nayibanyemo n'umugore n'abana 3. Iyo nzu yari isakajwe amabati, twaguze abantu basenye igikoni kubera gusaza, twe tujya kugura amabati y'igikoni, aba ariyo dusakaza icyitwa inzu yacu. Hanyuma ni inzu twubatse, akagari ndi kahagera, umurenge ndi wahagera, isibo ndi yahagera, n'abanyerondo ndi bahagera, mu mujyi wa Kigali. Birumvikana ko iyo nzu ituma n'akagari katahagera, ubwo muramwe murumva uko imeze. Hanyuma iyo nzu twayibayemo igihe kingana n'iminsi 3 itagira urugi, atari uko batinze kurukora, ahubwo tudafite ayo kurugura. Iyo nzu umufundi wayubatse yishakiye ibiti, arabishinga, arayisakara, arayuzuza, byose hamwe tumuha 30,000. Muri iyo nzu twiciyemo inzoka zirenga 8. Cyakora umugisha nagize muri izo nzoka nta nimwe nishe, ni umugore wanjye wazicaga, kuko ngewe ntinya inzoka.
twabaga turyamye ngumva ikintu kiri kunyuraho gikonje, ngamubwira ndi madamu torosha witonze, yatorosha tugasanga n'inzoka, ngaba nasimbutse ndi sheri yice, akarwana nayo mbagaze hanze, yamara kwica akambwira ati sheri nayishe ngwino uryame, ngamubwira ndoya ndibanza uyisohore mbanze nyirebe, akayisohora hanyuma ngabona kuryama, ariko nabwo ngaryama amaguru ari hejuru. Hanyuma umuntu ukwicaye iruhande mubwire ngo Imana ni umukozi w'umuhanga, umumbwirire ngo twubahane buri wese agira icyo arusha mugenzi we. Imana irareba ibona ko umugore wanjye azasuzugura, irangije iramuhima, imuha imbaraga zo kwica inzoka ariko imwima amavuta. Hanyuma nanjye inyambura imbaraga zo kwica inzoka ariko impa amavuta. Iyo ari ku kazi hakaba intambara, satani yahagurutse ahita ampamagara ati sheri haguruka ukubita abadayimoni bahagurutse ngabahonda, nanjye inzoka yaza ndi sheri honda inzoka, aha anyicira inzoka nanjye ngica abadayimoni, ni kimwe kuri kimwe. Niyo mpamvu uwo muntu ukwicaye iruhande ujye umwubaha uko byagenda kose, hari icyo akurusha. Nakubwira ko akurusha inzobe uzamubwire ko umurusha igikara, nakubwira ko akurusha uburebure uzamubwire ko umurusha ubugufi, bizasobanuka mugeze muri tagisi. Umuremure aricara bikanga, umugufi akarambya akavuga ati wagize neza. Niko bimeze. Hanyuma turi muri iyo nzu tuyimazemo igihe kingana n'umwaka, twagiye gusenga, satani agera iwanjye azaje gutema, imvura iragwa, ya nzu yikubita hasi, ntaje nsanga inzu yose yaguye hasi, hasigaye igipande kimwe. Satani ndi yaratemye. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Hari igihe umuntu akurwanya akibwira ko kurwanyije, kumba ari kukwinjiza ahandi Imana yari gutegerereje. Musumwe Abisirayeli bagiye gushyingura umuntu, ngo bageze aho bari bushingure ngo bikanga igitero cy'abamawabo, barangije baravuga ati ntabwo turajya gupfa hejuru y'umupfu, kuko n'ubundi wapfuye aba yapfuye. Ngo bigira inama yo kumujugunya, ariko bakora ikosa ntibareba aho bamujugunya. Turashima Imana ko batujugunye batabanje kureba aho batujugunye. Nguko bakamujugunye umurambo uragenda ngugwa ku magufwa ya Elisa. Uguye ku magufwa ya Elisa uhasanga isezerano ritegereje Elisa. Elisa amagufwa ye azura wa muntu. Azutse abona bamujugunye bari kwiruka, nawe abirukanga inyuma. Imana iguha imbaraga zirukanga inyuma y'abakujugunye, bakujugunye bazi ko byarangiye, ariko Imana iguhagurutsa aho hantu. Mu gitondo saa 11 ubuyobozi bw'akagari buza gukora urutonde rw'amazu yaguye. Inzu yanjye bariyo bandika mbere. Hanyuma wasenyewe n'ibiza, iyo leta itamwubakiye imuha uburenganzira bwo kubakirwa n'ababishoboye. Nta cyangombwa na kimwe cyanditseho Rwanda, banyubakira inzu ibyumba 3 na saro. Mumpere Imana icyubahiro. Narimvuze ngo abagutemye baguhaye uburyo bwo kongera kugira gute gushibuka. Turashima Imana ko Imana ijya yemerera abanzi bacu kuturwanya, ariko ikabahisha ibanga riturangiza. Abatemyi baratemye, igiti bagitura hasi,
ingwe barazicana, amababi barayakubura, bakora ikosa bibagirwa igishitsi. Kofashirwe noneho mbigenze gute? Umunsi umwe abafilisitiya bafashe Samusoni, barangije bamunogora amaso. Icya kabiri barangije bamwogosha umusatsi, bakora ikosa bibagirwa kumuca igihanga. Kandi igihanga gifatanye n'igihimba, byanga byakunda umusatsi uzongera kumera. Oya, kora ku mutwe guca wumve, uri kumva umutwe ukiriho? Oya, umutwe uracyahari. N'ubiguye hari abakogoshe baramaze, umutwe ikiri ku gihimba, umusatsi uzongera ugira uterata, uzongera umere. Hari igihe shitani akujyana igishoro. Yesu ashimwe cyane. Ugasigara ubonabona. Ariko hari n'igihe shitani akora ikosa, akajyana inyungu igishoro akakibagirwa. Satani agera iwanjye, asanga umugore wanjye afite inda y'amezi 8. Iyo nda y'amezi 8 yayigize apima ibiro 37. Ninjye wapimaga 45. Inda y'amezi 8 n'umugore byose hamwe 37. Hanyuma kubera inzara n'ubukene yandivamo, Satani akora ikosa, ajyanira umwana asiga umugore. Ajyana inyungu igishoro arakibagirwa. Haleluya. Hari igihe Satani atema igiti akibagirwa igishitsi, kandi igishitsi aricyo kibyara ibiti. None uyu munsi dufite abakobwa 2 n'abahungu 2. Murakoze. Hanyuma abatamye reka tubaveho, ahubwo reka tugere ku giti cyatemwe. Yego, iyi giti cyatemwe, umunsi cyatemeweho kirara gihawe izina rishya. Kigitema bahita bakita igishitsi. Hanyuma igishitsi ni izina ry'igisuzuguriro. Hari amazina utakumira niyo wazana iki. Amazina azanwa n'ibihe. Iyo hapfushije umugabo uhita witwa umupfakazi, byarangiye. Pfusha ababyeyi uri imfubyi, bakwirukane ku kazi umushomeri. Hari amazina yihuta. Hanyuma rero igishitsi ni izina rihabwa igiti cyagize ute? Igiti kigitemwa, inyoni zose zakiraragamo zihita zimuka. Kambugura abarokore, ningira umugisha muranyumva. Abarokore, buri nyoni yose ihagarara mu giti kubera ibintu bibiri. Icya mbere, iyo igiti gifite amashami inyoni iri buhagarareho. Icya kabiri, iyo igiti gifite imbuto inyoni iri burye. Ibi bintu bitakiriho, nta kindi inyoni ipfana n'igiti. None igiti cyatemwe, inyoni yigendeye. None dore aho ikibazo kiri. Umuntu aratemwa ariko agasigarana amatiku. Ndware ntibansure. Na runaka nagaburiye. Habure n'usuhuza. Kiwanjye bahoraga batonze umurongo, bamenye ibyambayeho ndi bakiza. None uragira ngo baze bakore iki? Bazaga iwawe ukabahereza icyayi cy'amata, ukabakubita umuceri, ifiriti n'inyama. Bahagarutse basanga nta na mukaru ihari. Uragira ngo baze bakore iki? Kumbariza umuntu umwicaranye ngo iwawe inyoni uracyazibona? Inyoni ziracyahari cyangwa zarigendeye? Rero vana amatiku ku nyoni, ibyo zabonaga zigeze iwawe byarashize, zirangije zigira gute? Kabiri, iyo igiti cyatemwe gihita gihinduka agatebe ka buri mugenzi wese unaniwe.
umuntu agera hari igishitsi akicaraho. Hanyuma nshuti yanjye gabanya amatiku, reka biyicarire, ntabwo ari bo bagutemye. Iyo watemwe mu kabari bakwicaraho, imiryango ikakwicaraho, muri korari bakakwicaraho, mu rusengero bakakwicaraho, ariko mbariza umuntu mwicaranye ngo ntabakwicayeho. Mbega ihangane biyicarire, bicara ari weho bavuga, basangira ari weho bavuga, reka bakwicareho, ntabwo ari bo bagutemye. Igishitsi n'agatebe ka buri muntu wese. N'uwo wagaburiye aricara, n'umwana aricara, n'umusaza aricara. Ikizakubwira ko watemwe nuko buri cyiciro cya buri muntu wese kizakugiraho ijambo. Cyagatatu, iyo watemwe umuntu aturuka mu musozi imvura yamunyagiye, akazana urwondo, yagera ku gishitsi atakira mfasha jambo. Ni wowe bihanagurizaho. Mbariza umuntu mwicaranye ngo nabyo bakwihanagurijeho. Hanyuma rero ihangane bihanagure, ntabwo ari bo bagutemye. Igishitsi niko kantu keza ko kuvanishaho imyanda. Iyo watemwe, umuhinzi ahera mu ntangiriro agahinga, akagera mu nyusurizo, agasubira inyuma kundura ibyatsi byose, akaza akikorera, yagera ku gishitsi atakira mfasha sha. Niwe ukeneye kubika ibi ngibi. Mbega ibyatsi byose ni ku gishitsi. Ibitagira umumaro ni hehe? Ni ku gishitsi. Ibitagira gahunda ni hehe? Ikintu kitagira ukivugira, kitagira ukirengera ni igishitsi. Ubu imvura ntiyaguye, ibishitsi biragatoye. Abantu bagiye gufata amashoka, bagiye gushaka hingwe. Umuntu ajya ku gishitsi atazi na nyir'umurima, agatema. Wamubaza ati ariko urimo urakora iki? Bati ni igishitsi wana. Ihangane buri wese kugira ijambo. Wagize ute? Waratemwe igishitsi ndikigira ukivugira. Ariko ijambo ryavuze ngo hariho ibyiringiro. Icyo gishitsi cyatemwe ngo kijya cyongera kikagira guterata. Hajya banyongeye. Naringize ubwoba ngo soze. Kamvuge banyongeye. Yego? Imana we uhimbazwe. Bibiliya iravuze ngo iki giti, iki gishitsi, ngo iyo gitinze mu butaka, ngo n'umuzi wacyo ugasazira hehe? Ngo ugasazira hehe? Reka mvuga amagambo akomeye ningira umugisha muranyumva. Abarakore baraharira, ndi kubakurura ngo babura. Murahari? Ndashima Imana ko abatemye batemye igiti n'amababi bayakuraho. Ariko hari ikintu babuze, ariko bakibura atari uko bafite imbuwe, ngo babura imizi. Imizi y'igishitsi ntayo babonye. Kuki imizi batayibonye kugera ku rwego isazira mu butaka? Nuko imizi iba mu butaka. Nongere sobanura aka kantu. Niba avuga ngo ibishitsi birashibuka, uzitonde, ntabwo buri bishitsi byose bishibuka. Hashibuka igiti cyatemwe ariko kikaguma mu butaka. Kikaguma hehe? Mu yandi magambo, ibyiringiro by'igishitsi ni ukuguma mu butaka. Bakicareho ariko kigume mu butaka. Bakirundeho ibyatsi kigume mu butaka. Bagikoresha ibyo bashaka ariko kigume hehe? Mu butaka. Ni muri Yesu. Ntabwo mwanyumva. Mu butaka ni muri Yesu. Mu butaka ni mu murimo w'Imana. None imizi iri hehe?
bivuga ngo impamvu imizi batayibonye nuko imizi ihishe mu butaka. Hanyuma imizi niki? Imizi ni umugambi Imana igufiteho. Baratemye ariko umugambi Imana igufiteho barawubuze. Iyo bawugeraho baba barawutemye, ariko batarawutema nigushake gisaza bakicareho, hari ibyiringiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo noneho iki giti iyo gisaziye mu butaka, imizi yacu igasazira mu butaka, Imana igigusha imvura. Imvura yagwa igahera kuri bya byatsi barunzeho. Ntabwo mwanyumva iyi mibare muyumva. Imvura iragwa ikagwa ku byatsi bagize gute? Barunzeho. Noneho bya byatsi bikabora, byamara kubora bikaba ifumbire. Narivuze ngo amagambo bakurunzeho ni Imana igiye guhindura ifumbire ikugeza mu mugambi w'Imana. Hanyuma amazi akamanuka akagera mu mizi, imizi ikanywa amazi, yamara kunywa amazi igiti kigashibuka. Murahari? Ariko kigashibuka bakirunzeho ibyatsi badahari. Kuko barundaho ibyatsi ngo birarangiye bakigendera. Iyo bari byararangiye, iyo bari byararangiye, turamuzi runaka ibyo byararangiye. Kumbi ibyo bamurunzeho byabaye ifumbire, kirimo kirashibuka badahari. Kirimo niba hari ibintu nkunda kuri iyi si, n'ibindi Imana ikora badahari, bagaruka bagasanga Imana yabikoze. Ngo hari umuntu bashiraga ku irembo ryitwa RY'ISA, ngo bahamushiraga mu gitondo bakongera kujya kubamushirana nimugoroba bahamukura. Noneho ngo umunsi umwe Petero na Yohana ngo bajya gusenga ari saa 9, ngo bahageze ngo arabasaba, baramubwira ngo nta feza nta n'izahabu, ariko icyo dufite cyo turakiguha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Ngo arahaguruka. Bibiliya avuga ngo atera intambwe. Ndafashijwe. Intambwe yateye yinjira mu rusengero, ntabwo yasubiye bamuvanye. Bivuga iki? Ahantu bari baramuparitse Imana yahamukuye badahari. Hari igihe abantu baguparika ahantu bavuga ngo ntazahava, tutamuhetse ndi yahava, tutamuteruye ndi yahava, noneho Imana ikabahima ikaguterura badahari. Noneho igitangaza kiri muri iri jambo ni isaha bamuhagurukije saa 9, kandi abamuheka baheka saa 12 saa 1. Baje kureba basanga yahavuye. Kasobanure gato uburyo Imana igibikora badaha. Umunsi umwe umuryango warunzeho ibyatsi ku buzima bwanjye. Iminota nayibonye ndayigenza neza. Murahari? Muramu wanjye yangurije 350. Abinguriza ngiye kwishura ideni rya banki, musinyira kumwishyura 700. Atunze mushiki wanjye ungurikira ubwa kabiri. Hanyuma inzu yanjye bagomba guteza cyamunara abariyo musigiramo ingwate. Ashaka umukiriya w'iyo nzu aramubura. Hanyuma arangije ansanga i Kigali aje kunyishuza aziko natabawe. Hanyuma ageze i Kigali asanga mba muri iyo nzu nababwiye. Arayizenguruka arayireba abona uburyo igiye kugwa, ntiyaninjiramo. Nshaka ikintu umwicazaho ndakibura, mushaka idebe ryavuyemo amavuta rya usa, niho namwicaje. Aricara arareba kunyishuza biramunanira, agenda atanyishuje. Hanyuma ageze mu rugo ahamagara abashiki banjye, ahamagara baramu banjye, arababwira ngo Ev.Rene yapfiriye i Kigali, harabura umunsi wo gushyingura. Baramubaza ngo azicwa n'iki? Arababwira ngo naticwa n'inzara, inzu atuyemo izamugwaho. Hari igihe abantu bavuga ukajya urakara ngo barakuvuze, nyamara ibyo bavuze byari byo. Ayo makuru barayabana, bamara imyaka 5 bafite ayo makuru. Murahari?
imyaka ingahe? Hanyuma mu myaka 5 baba bafite amakuru, Imana iraza ndashibuka. Handu yasize hari inzu itagira icyumba itagira saro, Imana ihakura inzu itagira icyumba itagira saro, ihashira inzu y'ibyumba 3 na saro. Ubwo amashanyarazi yo n'amazi ni ihame, n'igipangu ni ihame. Ibona ndibihagije shira hindi, ibona ndibihagije shira hindi, ibona ndibihagije shira hindi. Ari umuntu aririndigira neza bugacya bukira, ibona ndibihagije kubita hiyindi. Hanyuma kubw'impamvu y'umutekano wanjye, umubare wayo ntunze ntayo mvuze. Kuko nshobora kubivuga ugahita wiheba ukavuga ati bibaho. Umuntu kwicara iruhande mumbwirire ngo kurira kwararira umuntu nijoro bwaca mu gitondo. Iyo abapangaye bagiye kunyishura binsaba kwitwaza ikayi kugira ngo ntagira abo nibagirwa, kandi ahantu hatandukanye ni ubuntu bw'Imana, ntabwo ari ubwirasi, ni ubuntu bwa Yesu. Atari ibyo sinababwira ko napfushije umwana w'inzara. Yesu ashimwe. Hanyuma aho ngaho hamaze kugera amazu agera nko mu ageze nko mu 8. Mu Rwanda abaperezida baza gusura u Rwanda, bari kwiga ku nama irwanya imyuka ihumanya ikirere. Iyo nama bayise inama ya Kigali. Bapanga abasirikare handu hose, n'iwacu barahabapanga. Hanyuma rero Irene ndashye numva umusirikare aransuhuje, uraho pasiteri? Nti yego. Ndakomeza ngo kutansuhuza, nti ndabwo nkuzi. Ngo nyine ngo nyegero ndebe, mwegereye nsanga n'umugabo atunze mukuru wa madamu ariko kwa se wabo. Ndamuhobera, ndamubwira ndayiwe ntimwakoreye mu rugo ndi nuko muri mu kazi. Aravuga ati yewe humura nta kibazo, reka ngusure ndeba abantu ko bameze. Ndi karibu. Hari igihe kigera ukabwira abantu ngo karibu, hari n'igihe kigera ukababwira ngo nzaba nagishe. Ayiwe ntabwo narinzi ko hari igihe Imana itabara umuntu akakira umushita adasohotse mu nzu. Eske nubwo muracyumvishe? Ukakira umushitsi udasohotse, umubaza uranywa igikonje, uranywa igishyushye, niki muhaga fanta arakanywa, arangije arambaza ati mukozi w'Imana aha hantu uhishura ngahe? Ni ntabwo mbishyura. Aramaze ngo aya mazu nabonye ngo abantu bamenye iwabo bati ndi hose nahange. Ngo ye ngo kangwa agafanta nitahire, arataha. Abaperezida bagitaha yabonye kibari cyo kujya gusura iwabo. Uko muramu wanjye yahamagaje bashiki banjye, nawe arabahamagaza. Arababwira ati mwavuze ko Rene yapfiriye i Kigali, araje abashingura ari mwebwe. Haracyariho ibyiringiro, nawe igiti cyatemwa kizongera kigire guterata. Igiti cyashibutse inyoni zirigarura. Ntabwo igiti kijya kibwiringa inyoni ngo nashibutse, ahubwo ubwabyo zirabimenya zikagira gute, zikigarura. Ayo makuru akigera kuri bashiki banjye bahita bambamagara ngo ko dushaka gusura abana ntimuzazi. Mu myaka 5 baza gusura abana babo. Igiti yo cyashibutse ahantu bagitemeye niho gishibukira. Umbwira umuntu mwicaranye ngo aho bagutemeye niho uzashibukira, aho wamwariye niho Imana izakwamamariza, aho wasuzuguriwe niho Imana izagukomereza.
kuri mahoko banteguriye igiterane cy'icyumweru cyose. Hanyuma ubundi ngewe iyo kuri mahoko bantumiye nta n'ahandi hantu bantumira ngo mbajye. Ni Nyarugenge bantumiye bagahuza n'amahoko. Inyarugenge sinjyayo, njya mahoko. Kubera iki? Kuri mahoko niho namwariye. Kuri mahoko niho hantu mbwiriza icyumweru cyose, mpereye ku wa mbere nkazasoza ku cyumweru abantu bahagaze hanze, kandi ari urusengero rwa etaje. Kubera iki? Iyo mvuze uwandije impeta aba yicayeho, ndihaguruka ndisiweho wandije impeta nsezerana, kuko ngiye bandije impeta. Pastor avuze ati umugeni naza n'impeta, ndamwe ni nta mpeta afite. Abaza mushumba ati none aha tuhasimbuke. Umushumba toya ati wambaye impeta nadutize. Bakuramo impeta barantiza. Nge nambitse umugore wanjye impeta y'intizanye. Ndi kubabwira ngo haracyariho ibyiringiro. Anyine hari igihe umuntu abivuga mukagira ngo nubwibone, mba ndi kubivuga kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Umuntu batije impeta asezerana, asigaye ahaguruka akajya mu ndege atazi ngo yishyuwe nande, akarara muri hoteli atazi ngo irishyurwa nande. Singuye ejo bundi wampamagaye ariyo ndi. Yesu ashimwe cyane. Muracyahari? Hanyuma aho ngaho aho mahoko niho haba perezida wa korari wankuyemo n'iforome mu rusengero. Nambaye iniforome ya korari, nabuze ikintu nambara ngiye gushima Imana. Imana yampaye umwana w'umukobwa waruje aje gusimbura umuhungu napfushije w'inzara. Shaka ikintu nibwambara ndakibura mba ngo bisemo iniforome ya korari. Urakayikubitamo warayiguze, ngewe nayambaye ari korari yayinguriye. Korari baciye amafaranga bongeraho amafaranga 200 kuri buri muririmbyi kugira ngo nanjye bangurire iniforome. Ndangeje nyikubitamo, abandi batayambaye. Ngo turangije gusenga, perezida ati ngwino hano, iki ni igiki wambaye hagati ya korari ni iniforome. Bati ninde wakubwiye ko uyu munsi turambara iniforome? Ni ntawe. None wayambaye ute? Ndira nabyayesha. Ndababwira ndi nukuri kw'Imana mu nzu nabuze ikintu kizima nakambara. Ndi mbona ndakindi nakambara ku munsi w'umunezero wanjye nguyu. Nayambaye mu mbana. Ndi mumbabarire nayambaye. Abaririmbyi nabo bararira. Perezida ati turakubabariye ariko imbabazi tuguhaye. Irukanga iwawe uyikuremo. Uyizane hano tuyibike. Tuzajya tuyiguha ku munsi turi buyambare. Itegeko ryo kubika iniforome ku rusengero ninjye ryatangiriyeho. Hanyuma ahantu bankuriyemo iniforome aho niho nasubiye kubwiriza nambaye kositimu 450. Mugihe iniforome bamvanyemo yari ihagaze 2800. Ipataro y'5 n'ishati y'3. Haracyariho ibyiringiro. Nawe igiti cyatemwa kizongera kigira guterata. Burasi nshojera. Mwe murabona ntashoje? Aya nashoje. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma kanivugira akanyuma dusenge. Akanyuma karavuga ngo igiti yo cyashibutse gishibukana izina risumba iryo cyatemanywe. Gishibukana izina risumba iryo cyatema. Bagitema cyitwa igiti kigahita cyitwa igishitsi. Hanyuma iyo gishibutse gishibukana ibiti. Ntabwo kiba cyitwa igiti ahubwo kiba cyitwa ibiti. Hari n'ibyo bavanaho bagasiga ibyo bakeneye. Muracyahari? Ikimenyetso kizakubwira ko washibutse ni igihe abantu batazaguhamagara ngo ngwino tukubwire,
ahubwo bakaguhamagara ngo muze tubabwire. Mwaba mufite akanya ko tubashaka, mwazaboneka ko tubakeneye. Mukanya nakiye message bampamagaye ati nyakubahwa mukozi w'Imana, ati kubw'icyubahiro Imana yabahaye ko tubifuza muri iki gihugu mwazabasha kuduha ibyumweru 2 mu kwa 11. Nanjye ndabanza ndebe uko gahunda ipanze. Urabizi Imana niguhisha nduzihishuri. Niba guha akazi ntuzajye kugakora uwo munsi, uzababwire ko ugiye gusezera aho wakoraga, hatagira nugira ngo nibo bagutabaye. Mwareka tugasenga, muhaguruke dusenge. Haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera kigire gute gishibuke. Hari ibyaguciye intege, hari ibyakunanije, hari ibyagucogoje, hari n'ibyabaye ku buzima bwawe. Ushobora no kuba waratemwe, ariko ndagira ngo nguhumurize. Nta hantu na hamwe habi habaho Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Yesu ahabwa icyubahiro. Ningubwira ko nge n'umugore wanjye twigeze gusonza gukinga urugi turi babiri katunanira, hakarara hafunguye, kugeza ubwo umuturanyi yaje agasanga hafunguye, akinjira akadusanga ku buriri, akajya guteka akabona kuduhembura. Iyi Imana irashoboye. Igiti cyatemwa ariko cyakongera kikagira gute. Muhaguruke dusenge. Mushumba dusengere Imana ibambere umugisha. Haleluya. Kugira ngo igiti gishibuke bisaba iki? Imizi kuba iri hehe? Ubutaka ninde? Haleluya. Senga Imana, turagushimiye Imana, turagushimira ijambo ryawe rizima, turagushimira kandi ubuhamya bwa mwene data Irene, uburyo wamufashije, uburyo wamugire neza, uriya muturanyi waje akabasaka uburiri, akabazanira ibibahembura. Igihe cyari cyageze cyo kugira ngo inzara imurangize, ariko umugira neza. Haleluya, haleluya. Turagushimira ijambo ryawe. Hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyashobora kongera kigashibuka, ariko kugira ngo gishibuke nuko imizi iba iri mu butaka. Uduhe kuba muri wowe Yesu Kristo, kugira ngo tukomeze ibyiringiro, kugira ngo igiti cyatemwe cyongere gishibuke, kugira ngo ibyakijeho byose bibe ifumbire, byatsi barunzeho bibe ifumbire, maze imizi niba iri mu butaka tikizongera gishibuke. Abantu bari babuze ibyiringiro, abantu bari barihebye, barumvaga bicitse, barumvaga bidakunda. Haleluya. Kuri umugoroba twumvise ko bikunda muri amasengesho. Haleluya, haleluya. Yo ku imbere yawe abagabo barabyumvise ko bikunda, abagore barabyakiriye, abasore n'abakobwa. Haleluya, haleluya. Turagushimiye Mana. Ongera uturemere ibyiringiro byo kubana nawe, byo gushinga imizi muri Kristo Yesu, kugira ngo igiti cyatemwe nubwo habayeho byinshi bakirunzeho ariko bifumbire. Turagushimiye Mwami Yesu kuko uri kumwe natwe muri umugoroba, kandi ukomeza kuturema mu byiringiro. Aho umuntu yasitaye, aho umuntu yacitse intege, aho umuntu yananiwe, amaze Mwami kubura ibyiringiro, agasubira inyuma, agatakaza ibyiringiro, agakiranirwa, amaraso ya Yesu namweze, namutunganye, kugira ngo Uwiteka we uzatwishyire twejejwe, tudafite ikizinga cya munkanyari. Turagushimiye kuri kumwe natwe, tugukomeye amashyi, tuguhaye impundu. Turagushimiye cyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu. Amen.